muri Uganda internet yahagaze, mobile money ntiri gukora. Nyuma y'amatora nibwo bazasubizaho internet. Bosco ngo yaburi wirengero na Ezekiel ngo yaburi wirengero ariko basha musizi wanyu ubu ntago mubona yuko iwanyu ari heza. Uganda umunyarwanda yapfiriye mu mpanuka yabereye mu karere ka Kabare hegereye umupaka. Umunyarwanda yitabye Imana. Kuba uri umunyarwanda ukwiye guterwa ishemwa nabyo kuko iyo kashe ikuriho. Nakubwiye ngo igihugu na nyoko ni ibintu bibiri byomatanye mu kanyiko. Hari umuntu muzima yego uvuga ibintu bisa kuriya ufite ubwonko buzima. Bariya rero bamutuma baba bahatinye bagatuma ikigoryi uko abona nta buzima afite umusazi. Uriya mujye mumubona nk'umusazi ku muhanda uri mutoragura amashari. Ubu nukuvuga ngo nimba internet yavuyeho Uganda biraza gusobanura yuko yego banke ntiziri gukora na mobile money zaho ngo ntiziri gukora. Yego ubwo uribaza ba bantu bahaha nyine mu buryo buri bafite amafaranga ari kuri telefone n'ababa bateza amaronko abantu biwabo babohereza amafaranga kandi internet igiye kuva igihe kirekire. N'abacuruzi nabo gabo nago bari kurangura cyane. Nuvuga ngo ibintu byinshi bikoreshwa na internet kireka abantu bakoresha nyine bakora mu buryo buri manuel. Abantu bubaka urumva kubaka nk'abantu bubaka nabo ababubakisha intoki pana bakoresha technology. Mbese nyine abahinzi amaresitora yarakora ahubwo araganwa nabandi abakiriya ni amafaranga nuvuga ngo ni ikibazo. Yego ubuzima hano Uganda bwahagaze cyo bisobanura. Nuvuga ngo turakiraho uyu munsi w'amatora ushireho indi minsi 2 ubwo n'amasaha 48 yego ya nyuma y'amatora kuko amatora ntagatangazwa uwo munsi. Biraza gusobanura ngo ni iminsi 3 yo navuga ko nibyo twabonye ahantu nta gucira nta gukorora kwa ngo ni iminsi 3 nta gucira nta gukora. Ubu nukuvuga ngo Uganda kugira ngo uvugishe umuntu uriyo kereka kumuhamagara mu buryo busanzwe cyangwa se bakavugana hagati yabo. Yego no kuvuga ngo ibi bintu ngo uri hanze y'igihugu ngo urahamagara umuntu uri Uganda kumwe tuvugana kuri WhatsApp ngo urahamagara umuntu wawe ngo uri Uganda ngo ukoresheje izi application zindi urumva. Yego ntabwo bikora. Yego kubera ko nta internet nyine ihari. Rero hari aba YouTubers bacu bari muri Uganda muzi bamaze y'iminsi. Hari abantu batangiye kuvuga ngo baburiwe irengero. Bosco ngo yaburiwe irengero. Hari nabanditse ngo na Ezekiel ngo yaburiwe irengero. Na nande wundi na Yago nabandi. Hari nabanditse ngo Bosco Empire ngo yapfiriye muri Uganda. Ngahibaze nko kuri YouTube ngo inkuru y'urupfu rwa Bosco Empire ngo muri Uganda. None se ubundi wamenya ari ibiki wasanga yanapfuye. None se umuntu utari kugaragara ukabutana muri cinga ngo umubone kuko already umuntu uri Uganda uri gukoresha nimero isanzwe. Uganda ngira ngo hari nimero zo mu Rwanda ushobora kuyihamagara ukayiricinga ariko hari agace ngira ngo warenze za Kampala wageze hirya ushobora kutayihamagara ngo uyishikire. Nyine uba wamaje kurenga umunara wa MTN ahari kuko Uganda ya hafi ushobora guhamagara nimero ya MTN ariko wabanje kode y'igihugu bigakunda ukamushikira uwo muntu. Ariko warenze hirya ngiyo za Kampala kandi hari abantu bari muri birabyo nk'aba Ezekiel bahishe muri ibyo byaro hirya. Nese uwo muntu wa mugani wabwirwa n'iki ko akiri muzima? Wabwirwa n'iki ko akiri muzima tutari kumubona? Ni ukuvuga ngo tumenya ko ari muzima ko turi kubona ko ari gusohora ibiganiro. Tubona ko ari muzima kubera ko dushobora kumuhamagara cyangwa tukamwandika kuri WhatsApp tukamubona. Nimba udashaka kubona umuntu kuri WhatsApp udashaka kumuhamagara ngo umubone udashaka kumubona no mu bikorwa yakoraga ngo umubone nyine yagize. Ni ukuvuga ngo ntago wamenya nyine ko ari muzima. Rero ubuzima bajyaga bavuga ngo ugiye Uganda abataye ubutindi ngo bajyaga bambarira ngo ugiye Uganda abataye ubutindi ndararuka ngi Uganda ndararuka ngi Uganda. None nabo bazagaruka bikoreye agasafuriya ku manywa ya Rukamba. Abahungu rero abasore abagabo
benshi muri iyi minsi ishize bari baragiye Uganda. hari Piyonika Suez, hari Piyonika, hari Bosco Impaya, hari Ezekiel, hari bariya bagabo bandi, hari bariyo benshi abanyarwanda benshi, hariyo Timamu twaraye tunamunyomoje ku nkuru ye. Ubu dusubiza kwera yuko navuga yuko bari muri blackout. Blackout ubundi ngewe ntago nyita ko ari nko kuri kumuriro gusa wabuze ahantu hose akaba umwijima, burya na internet nayo ni blackout. None se ntabwo abantu bakubona nyine ntuburi kugaragara kubera ko nta internet, bivuga ngo n'imbuga nkoranyambaga zaho ntizabona ukuntu zikora, kuko ibi cyitwa murandasi cyose kiri freeze, kimeze nkaho bagishyize mu ntuza muri frigo barafreezinga, ntago kiri gukora. Rero nyuma yuko bajyaga babarabura ngo ugiye Uganda bataye ubutindi, bagezeyo barararuka bajya Uganda, ariko basha musizi wanyu ubu ntago mubona yuko iwanyu ari heza niko ngo iwacu mu Rwagasabo, mama ndare we burya iwacu ni heza cyane, mama ndare we. Mwari mwabona na rimwe mu gihugu cyacu internet ivaho just like that, ngo internet ivuyeho idutora mu mudendezo, mu bwisanzure, duseka, tunywa, twishima, tubyina rwose mu mudendezo, mwari mwabona ivaho. Ariko ibihugu by'iyo ngiyo na Uganda internet yavuyeho kubera igikorwa cy'amatora. Sinzi impamvu runaka zibyisha inyuma, gusa sindi bubyinjiremo, ni ibyo ni impamvu za politike, sinjya ninjira muri politike yewe, usibye gusa ko mba nzi ko gusa Mudugudu afite umukobwa mwiza, ariko ubundi politike nyigendera kure. Rero hari impamvu nyinshi zishobora gutuma mu buryo buri politiko nyine internet bayikuraho, haba mu buryo bw'umutekano, haba mu buryo ni byinshi bya politike byo wenda ntitubinjiramo. Rero gusa icyo twababwira cyo nuko internet yavuyeho kubera igikorwa cy'amatora. Biravugwa rero yuko izasubiraho nyuma y'igikorwa cy'amatora, ni ukuvuga ngo ubatoye uyu munsi, ariko n'ejo ntabwo internet yarerewe. None se nyine ntabwo baba bari kwinjiramo, baba bari kwinjiramo, rega campaign iba yarangiye, barimo barategura site z'amatora n'ibiki bagomba gukora preparation, kwitegura mbere, urumva. Rero ni ukuvuga ngo n'uyu munsi n'indi minsi ibiri, kuko nyuma ngira ngo amajwi atangazwa nyuma y'amasaha 48, ubwo ni ukuvuga ngo ni iminsi 3 wongeyeho n'umunsi w'ejo, iminsi 4 ubuzima bwahagaze. Amasaha 48 ni iminsi 2 nyine, ni iminsi 2 uyu munsi n'uyu munsi w'ejo washize. Barabahungu bacu barababa nyuma y'amatora, ubundi batangaza amajwi nyuma y'amatora mu masaha 48, uvuga ngo uyu munsi wiubara, uyu munsi uri ukwawe, kuko uyu munsi nibwo batoye. Mu masaha 48 rwongeraho indi minsi 2, wongera n'uwejo hashize, si iminsi 4 se. Barabahungu bacu rero baraza kuba hari n'abapfirayo pe, ndakubwiza uko ari n'abanyarwanda bari buze gupfirayo. Niyo umuntu wagiye aho bagira adafite umuntu asangayo, urumva ntago ubuzima butarimo internet, urumva ntago wabona no kutabaza. Tuvuga urugero, ushonje ufite umuntu hano i Kigali, ukamuhamagara ati nkandira akanyenyeri mobile money birakomeye, yakagukandira gute? Mobile money ntirimo irakora. Birasa gusobanura ko hari n'abantu bashobora kubipfiramo. Birasa gushobora ko hari n'abantu bashobora kubipfiramo bishwe n'inzara. So rero nk'abantu mwe bajya babwira ngo bambariye ko bagiye i Buganda, ngo bataye abataye ubutindi, bambariye kugiye i Buganda bataye ubutindi, ndararuka ngi Buganda, ndararuka ngi Buganda. Nagarutse nikoreye. Ako ninde wararutse muri bari? Barararutse bose. Ngo rero iyo ndirimbo ihura n'inkuru ziba zihari, kuko ni ukuvuga ngo aba bose bagiye babarirwa, bababwira bati iyo umuntu aje Uganda ibintu biba bimeze neza, ngo uraza ugakora kuri YouTube nta kibazo ufite, ukisanzura. Gusa twa ntituri gukora, nta kibazo dufite, nitwisanzuye, ariko basha ntituri kwinjiza amafaranga se, ntituyabona se, ntituyarya se, ariko basha mwagiye mwitwaza izindi mpamvu, mukareka kwitwaza impamvu zidafatika. None se ubu ngo ntituri gukora, abo batari gukora, muzagaruka rero ngo mwikoreye wagasafuriya ku manywa ya Rukama.
bazagaruka bikoreye agasafuriya ku manywa ya rukamba. ni inkuru y'ibyishimo ku bantu benshi nka Pastor Claude. Ntekereza ko aka kanya yishimye cyane kuba ari kubona uwo bita Bosco Empire atari gukora cyangwa se atari kumutesha umutwe nk'uko yajyaga mwataka cyane, kuko yagiye akora ibiganiro byinshi mu minsi yashize amugaruka, ariko nawe banza ari inkuru nziza kuri wowe kuko nka Bosco yigeze kukwihamo ukuntu buriya iyo bamufashe bakamufurizinga nk'iminsi 3 atuje ntabwo wishimye. Namfasha none tugomba guprofitira mu kajagari dushatse twagikubita dushatse twanagikubita ubungubu dushatse twanagisanga tukagihondagura cyangwa Bosco tukakivutura koko hari uwamenya ko twagikubise ntawabimenya bya bindi byakozanwa kuri social media ngo runaka ngo yankubise reka wajya kuza twarakarenze twaragarutse Kigali byari ndivugisha ngo cano yanjye bashatse aka kanya unayikuyeho ntabwo yazagaruka atazi ngo itazi uko byagenze, ariko mu mubabarire ni icyana cyiza ni ikijama nakundi reka tumubabarire nawe ahari ntabwo yorohewe ni ibibazo biba bikomeye ntiwamenya ibyo ari byo cyane cyane gusa nimujya mugenda nk'uku nguku mugeze hirya iyo ngiyo musize iwanyu mujye mwibuka ko iwanyu ari iwanyu, urumva muhavuge neza kuko amazi murashyuha ntiyibagirwa iwabo wambeho uko byagenda kose boro iwanyu haba ari iwanyu. None reka nkubwire ikintu yego si tubyifuje kuko abaganda ni abantu bacu, ni aba brothers, aba sisters, ni iwacu sibyo, ni abaturanyi beza, ariko reka tuvuge ko habaye ikibazo sibyo, ubuzima bukomeje guhagarara nk'uko ntabwo mwagaruka iwanyu basha hari ahandi mwatera mujya atari iwanyu mwagiye mumenya ko iwanyu ari iwanyu kuko ushaka kujya n'andi bakakwanga ntibakwakire kuko ariko iwanyu ntibakwanga uko biri kose nubwo waba uri umwana w'ikirara urarangatanya ukagaruka iwanyu bakakwemera. Mujye mugenda rero nimugeri iw'abandi mwibuke ko iwanyu mugomba kuko mama mwarasize abavandimwe, mama mwarasize imiryango, none ugasanga nk'umuntu aricaye atangiye kuvuga nabi ahantu yasize umuryango, ahantu avuga, ahantu akomoka koko nta soni. ni ibibazo ni ukuvuga ngo rero hari abantu benshi bajya bagenda Uganda bagahura n'ibibazo bigiye bitandukanye bakanapfirayo kuko hano hari nk'inkuru y'umuntu ngo ni umunyarwanda apfire mu mpanuka muri Uganda babura inkomoko ye. Oya ni umunyarwanda ngo umunyarwanda apfire mu mpanuka muri Uganda turebe ngaho ni inkuru imaze iminsi nabonye iri gutrendinga kuri social media. Uganda umunyarwanda yapfiriye mu mpanuka. Polisi ya Uganda yatangaje ko umunyarwanda w'imyaka 23 ni n'umwana rwose n'urubyiruko, imyaka 23 y'amavuko wari utwaye ikamyo ya Sinotrack yapfiriye mu mpanuka yabereye mu karere ka Kabare hegereye umupaka. Umuvugizi wa polisi ya Uganda mu ntara ya Kigezi Elimate yasobanuye ko iyi mpanuka yabereye muri santere y'ubucuruzi ya Cyanamira ku muhanda wa Mbarara Kabare. Uyu munyarwanda witwa Muhire yavanaga iyi kamyo Imbarara yerekeza Ikabare. Ubwo yageraga muri Cyanamira yananiwe kuyiyobora irenga umuhanda. Mate yasobanuye ko iyi mpanuka yatewe no kubura feri kwikamyo kandi ko ubwo yari imaze kurenga umuhanda Muhire yahise apfa. Umurambo wa Muhire wajyanywe ku bitaro bikuru bya Kabare kugira ngo ukorerwe isuzuma mbere yo koherezwa mu Rwanda. Uri kubyumva? Iyo ni inkuru yo muri 2025 ariko nagize gutya ndayibona kuri social media ndibaza ariko byo ni ibintu bisanzwe wenda. Oya ni ibintu bisanzwe ariko nicyo turi kuvuga. Nkuko urumva ngo yahuye n'ikibazo atari yego ugapfira ahantu hatari n'iwanyu sibyo uko biri kose cya gihugu cyawe nicyo kiza kugutora n'ubundi cyo kiza kugutahana kugira ngo ushyingurwe iwanyu. Ntabwo bikuza kwitwa n'umunyarwanda, bikuza kwitwa umunyarwanda ntabwo none se nk'inkuru dusomye wigize bamva bamwita umugande ngo nuko ngo ari ku butaka bwa Uganda, wigize bamva bamwita umunyakenya, wigize bamwita umunyamerika, wigize bamwita ibindi
icyaba cyose bro amaraso y'ubunyarwanda kubunga mu mitsi ugenda gake bakwita ati umunyarwanda n'icyaha cyose wakorera iyo ngiyo bavuga ngo umunyarwanda yakoze iki yego sibyo niyo uko byagenda kose nk'uwo nguwo nimba yitabye Imana bati umunyarwanda yitabye Imana rero ntabwo waza kwikuraho iyo kashe y'ubunyarwanda uko iyo kashe utayikura utayihanaguraho nako udakwiye iyo kashe kuyisiga icyasha ngo usigemo irindi range ribi yirekera ukwiri iyo kashe ni nziza rwose kuba umunyarwanda ni ibintu biteye ishema urumva ukwiye guterwa ishema nabyo ukaba proud yabyo ntabwo ukwiye kongeramo irindi range ribi wanduze iyo kashe y'ubunyarwanda ikuriho ni nko kwanga izina ryawe ni nko kwanga wowe uriwe kwiyanga n'ubundi uko ahantu hose ujya ntujya kwaka icyangombwa ahantu hose nubona n'aba bantu bajya muri Amerika bakabona za visa na hehe na za Canada na hehe njya mbabona ugasanga umuntu yabonye visa ya Amerika urumva agahita atangira kwiyemera ngo genda umunyamerika kandi ari umunyarwanda reka nkubwire ntabwo wabonye ibintu Trump ari gukora hari umunsi ejo yabyuka akavuga ati noneho babandi abantu mwese mu bihugu akabyenemera nk'uku nguku yanimeye byose n'u Rwanda akarushyiramo atabaje kuri green card mwese mupakire musubire iwanyu wakongera kwivugisha ngo umunyamerika ahubwo nyambona nko mu mateka y'abahanzi ntabwo wabonye ibintu ko nuko iyi nkuru uri kuyikwepa wagira ngo ntabwo uyizi yavuze yuko urumva abanyarwandakazi bajyaga baprofita aba diaspora ngo babajyane nk'abagore babo cyangwa se n'abagabo batwarwa n'abadiasporakazi babajyane nk'abagabo babo mu buryo bwo gushyingiranwa izo ntuzazikuyeho izo viza zo gushyingirwa zavuyeho ni ukuvuga ngo nimba ibyo bintu yabikuyeho urambwira yuko byo kuba yakuraho z'uko wagiye we byamunanira kuba uri umunyarwanda ukwiye guterwa ishema nabyo kuko iyo kashe ikuriho icyo waba uri cyo cyose byo wahinze ibyo ari byo byose ukwiye guterwa ishema nabyo aho uri hose buri igihugu cyose waba urimo bakuruka kandi ugamva agatambika ibirenge ugaruka iwanyu so rero mukaze kugera iriya ngo utangire kwigira ikintazi urumva utangire gusebya igihugu cyawe utangire gusebya ni nko gusebya nyoko wakubyaye ugasanga nyoko yarakwihanganira munera urumva nyoko yarakwihanganira musurira nyoko yarakwihanganira muraza adasinziriye ariko wamara gukura warazanye ibyanwa ugatangira kwitereka ugatuka nyoko niho ujya mbyita aba bantu bagera iriya bagatuka igihugu ari n'usanga umutuka kuri nyina akababara ariko we akaba ari gutuka igihugu nta hantu bitandukaniye nta tandukaniro rihari nyoko n'igihugu ni ibintu bibiri kuko igihugu cyarakubyaye na nyoko yarakubyaye ibyo numva hari tandukaniro hari ibintu utajya usiga uko waba ushaje kose ntiwasiga isano ufitanye na nyoko iyo ugiye kuzuza imyirondoro barakubaza bati nyoko ni so ninde uvuka ibyo bintu rero nawe wabikwepera uko byagenda kose uko uzi kutakwepa ibyo bintu n'abariya nabo nari mvuze bariyo ngiyo za bwota amasimbi buriya muri dosiye zabo ntabwo bandika kuri full Canadian full American bandikamo ko ufite ubwenegihugu ariko inkomoko yawe nihe mu Rwanda thank you yego ubwo rero ibyo bintu iriya kashe uko byagenda kose ntago wayikura iriya kashe nayo wakwivana ntago byakunda iriya kashe y'umunyarwanda nayo wakwivanaho niyo mpamvu mujye muyisigasira muyicungira umutekano muyivuge neza cyangwa se nimushaka kubivuga nabi mubanza muvuge n'ababyeyi banyu barayivuga nabi bayihora iki n'iki bayivuga nabi ifite urumva impamvu zibi Kasuka kenshi iyo agiye kubatuka njyambona Kasuku yari gutuka ibigarasha abituka kuri ba nyina akaba ati naza mama ngakora ibi n'ibi bikabababaza banukiye mama urumva kandi bo batutse natwe mama wacu aricyo gihugu sibyo no kugira ngo bagaragare ko beruye burya umuntu naza agatuka nyina akanatuka n'igihugu tusavuga tuturiya twararumbije uriya nawe nagazi yakomoka ari umwana w'ikiraro urumva mbese abameze nk'ikivejuru abari ikintaza so rero niba umuntu adafite ubushobozi bwo gutuka nyina urumva rero ntagatuke n'igihugu kuko byose ni niba yumva ururimi rwe rubabwa atekereje ko yatuka nyina ujye runamubaba atekereje gutuka igihugu kuko igihugu ntabwo ari cye wenyine sibyo
nk'uko nyina atari uwe wenyine afite n'abavandimwe bavukana akwiye kumva rero ko n'igihugu si ukivukamo wenyine natwe turi abavandimwe be kandi tukivukamo tunakirimo akwiye kubizirikana gutya nakubwiye ngo igihugu na nyoko ni ibintu bibiri byomatanye uko utakwihakana nyoko ni nako utakwihakana igihugu cyawe uko nyoko yarakubyaye n'igihugu cyawe cyarakubyaye uko nyoko yakwihanganiye umunera n'igihugu cyarakwihanganiye urumva hari ibibi wakoreyemo kirakwihanganira none se utekereza ko abantu bose bari mu gihugu kuba bose badafunze cyangwa se batabarizwa za mageragere harimo abanyabyaha se barimo ntibatorera se yego bakakora akabona nyine uri sibyo hari ibintu nyine biba bakabirenza ingohe sibyo mbigereranya nk'ibyo ngibyo nkavuga nti uko nyoko yakwihanganiye ukamunera ukamuraza adasinziriye ni nako igihugu cyakwihanganiye sibyo ukibera ikirumbo hari n'umuntu udakora icyaha ariko yarakoze amakosa y'ubugwari ugasanga umuntu yigize ikintazirirwa yirirwa yanze kwiga n'urugero so ubaye ikirumbo ntuburumbi igihugu urumva wigize ikintazi wigize umunebwe wigize umusongarere so ubaye ikirumbo subere igihugu ikirumbo n'umuryango na nyoko n'abandi bose rero ibyo bintu tubisubiremo tubivuge yenda aba bantu bari iriya niba dufasha bakabyumva ntekereza ko bazasubiza agatima mpembero ntibazongera kwigira nabi bongere harabo nyambona bakoresha amagambo batakabaye bakoresha vraiment icyaba cyose waragiranye ikibazo n'umuntu muvuge nkawe kuko umuntu umwe si igihugu nkuko igiti kimwe mu ishyamba atari ishyamba sibyo muvuge nkawe kandi nabwo nawe ntumubeshyere ngo umuharabike vuga ibyabaye rero wifata umuntu umwe ngo uhite umugira igihugu cyose ntabwo igiti kimwe mu ishyamba ari ishyamba ryose ni igiti kimwe nyine ntimugagereranye ibintu rero ariko rimwe na rimwe sometimes njya mbona harimo n'ubujiji uzi ko umuntu yifata agatoroki akava mu gihugu kugira ngo ajye kukivuga nabi aricyo kimujyanye ariyo misiyo imujyanye aricyo kimujyanye gusa ngo reka mve hano kuko hano ngo sinshobora kukivuga nabi kanjye kukivugira hari agatega akajya guhangana n'ubuzima ejo bundi agakena akabura ukuntu agaruka ujye wicara wiga uvuge kuri kintazi nabonye nk'ejo bundi Kasuka ari gutuka ngo witwa ngo Mukanyiko ari kumutuka nawe ngo wigize ngo umuntu ngo uvuga yigize ngo umuntu uvuga nabi igihugu ngo ubahagarariye ese ubundi uriya mugore adafite uburwayi bwo mu mutwe uriya Mukanyiko uriya mugore afite uburwayi bwo mu mutwe ngewe sinjya nanatinda ku bintu avuze pe mba mbona ari ibintu by'umusazi inde Mukanyiko mbona hari umuntu muzima yego uvuga ibintu bisa kuriya ufite ubwonko buzima wapi ni hahandi bavuga ngo aho utinya uhatuma ikigoryi bariya rero bamutuma baba bahatinye bagatuma ikigoryi uko babona nta buzima afite umusazi n'umurwayi wo mu mutwe bakamutuma akaza kasama urumva kubera ko ari cyo ashoboye nyine ari umusazi uriya muntu ntimukamutindeho ntimukanatinde ku bintu avuga ntibikanabacumuze rwose uriya mujye mumubona nk'umusazi ku muhanda urimo utoragura amashashi ko bajya bavuga ngo n'umusazi atinya nyina hari abatabatinya ngo hari umusazi uba ararenze urwego rwo gutinya ba nyina kandi rega nawe atinya nyina none se nimba atamutinya wamubwira ngo ubu nyina amuhamagaye yamwitaba nyine hari uba oya ndavuze nyina ari we gihugu cye amuhamagaye yamwitaba uko niko kumutinya rero bisobanura ngo nawe ubwe atinya igihugu aragitinya nubwo yigira biriya aragitinya kuko aba atagitinya yakizamo nk'abandi bose nubwo ntawe amwambuye uburenganzira we yarabwiyambuye niko kwagutinya nyina kuko azi ko ibyo akora bigize gute bidakwiriye ntabwo ukwiye gutuka nyoko yarakubyaye arabizi nawe rero yatubereye icyuburumbo yabaye kintazi umureka gwiyo agushyanga yego urumva rero ni uko nguko bimeze turi kwibaza n'ubundi twari dukomoje kuri iyo nkuru twari turi kuvuga ibiri kubera muri Uganda ngo bita Bobi Wine byakomeye neza cyane ngo byamukomeranye ariko uriya bimukomerana buri munsi arimo arashaka uko byagenda kose uriya buri munsi biramukomerana nabuze igihe buri munsi ariyamamaza ariko nabuze igihe nyine yagira tu uriya musaza igihugu ameze neza ariko anakiyoboye neza ubona ko nta kibazo pe mu bihugu bitajya bijya mu bibazo bidafite gahunda nyine mu bibazo bidasobanutse Uganda irimo ntabwo ijya mu abanyafurika niko tutemera twemezwa n'imigeri nka moto ntabwo tujya duha agaciro ibyo dufite tubigaha uko twabibuze
uribuka abaturage ba Kadafi bakimufite ntabwo babonaga nta gaciro nyine nta birenze ariko aho bamuburiye nibwo babonye agaciro kiwe. So n'abandi rero bakwiye kumva yuko bakwiye gusigasira ibyo afite sibyo ibyo bafite kubera yuko nibyo byiza kuri bo. Kandi rega buriya reka nkubwire bajya bavuga ngo Imana nimba ihaye ububasha umuntu bwo kubayobora mumureke kuko kuki se ari we wemeye yuko hari nabo njya mbona baprotestinga kandi ari abantu ngo bemera Imana kandi uwemera Imana akanemera ngo ikikubayeho ngo kiba kiri mu mugambi w'Imana no kuba uwo muntu warisanze ari ukuyobora ukwiye kubyemera kuko umugambi w'Imana nyine nuko Imana ibona ko ari we ugukwiriye ukuyobora. So nakubwiye ngo sindi bwinjire muri politike sinanayikunda sinanayinjiramo ariko ikiriho cyo nuko mukwiye kwakira ibyo mubona. Yego bakwiye kwakira ibyo babona bakanakira no kuri kandi erega burya biba byiza ubereyeho kwigisha abandi kandi ukanabigisha n'ibintu bizima bikwiriye. Yego turi kugana n'ubundi ku musozo w'ikiganiro cyacu urabona amaherezo ya bano basore ari buze kuba ayahe bano bagiye nk'urugero nko bita Piyonika nibwo arakigerayo bahise bamufungira internet amatariki ageze abi muri 18 ubundi ugira ngo usibye kwihagararaho nk'imbwa ry'igufa bamwe muri bo ntibamaje kubona ko bibeshye gutera umugongo iwanyu ndabizi neza ko bamaje kubona ko bibeshye ahubwo ari kwa kundi bamaje kugera mu nyanja hagati ukabona ko gusubira inyuma biragoye no gukomeza imbere biragoye ukavuga ati reka ngo meze nogeremo hagati nindohama nzarohama mpfe nibigenda gutyo bizajye niko rero bimeze ni na situation bari uko bimeze bo bashutswe na social media hari ukuntu ubona abantu birirwa ku biganiro ku ma YouTube ukagira ngo babayeho neza cyangwa iki bura nabyo ni bashobora kuba baragiye mu bindi bihugu kubera izo mpamvu bazi ngo nibageraho bazatwika bazamera nka ba runaka gutyo ariko ubu ngo bikabi meze nabi cyane reka twiganire ku musozo w'ikiganiro cyacu. Ibiganiro byacu nakagaruka reka dukomeze twihanganishe kandi abo bagenzi bacu bahuye n'ikibazo cya internet. Hari abo baherezaga ibiganiro bakabikunda ariko muri Uganda nekeza ko nari umuntu ukora ibiganiro byiza uri bihangane bategereze abantu babo bazababona nta kibazo. Sawa urakoze reka mushimire.